Okay kabisa awani gadi official peke yake mwenyewe mba ngomba kuba nagenda nkakuzanira abastari beza uyu munsi twamenye amakuru yuko BRCI agiye kuba yalokirita undi mukinyi mwiza kabisa mushya umeze neza cyane rero murabona ko imbere yanyu aba ameze neza cyane mu kifungo cyiza cyane kuri filime nziza ana mu ikote ryiza ndetse urabona ko ewana hano hose bameze neza cyane reka byibuze tumenye uko gahunda zihagaze nuko ibintu bimeze ariko gato gusa nimba ndabanza nkamagara BRCI ntabwo mbizi abimeze gute bashori banje mumeze bye wayikuye gatanu ku kandi ese ibyo bintu biri ku mutwe bita fro ntabwo mbizi na afrobeat ni afrobeat ya afrobeat akira mikoro bivuge neza ni afrobeat andi kukubwira ngo na afrobeat na afrobeat okay witwa nde amazina yanjye ni Rampadi. Ni Rampadi. Yeah. Rampadi na. Rampadi. Akubera kiba kuri Rampadi. Rampadi ni izina nkunda cyane. Ariko iri kwakitinga kusizi kuntu nabonye kubitinda iki gipfunso kuntu nkumva ariko turaje mu kanya gatoya. Mu mpere mikoro nawe je. Mpepe bimeze byese. Fresh. Uracyari umukobwa se nawe? Nta kanimero hanze aho ngaho. Uri nzakurwanirira. Kaminuza ni nyinshiramo. Aho se barakwaka. Aya. Wapi? Urakampariko. Kubera iki se? Arabura iki se? Ntago ari byiza. Ntago ibyana se biratangira kubita mureza. Aya. Bebe bigiye ku ruhande. Kubera iki subikira ku ruhande? Yegerezeho mikoro gatoya. Tubyihorere. Kubera iki se tubireka? Ngenda kubona umuntu umeze neza arasika bikaza. Hanyuma witwa nde? Shadia Mbabazi. Shadia Mbabazi. Shadia mu minsi ishize mperuka uri kumwe na na Chan bro kabisa avuga ati mugiye gukora umuziki nasanze nyine muri kumwe mu cyahano ndavuga ati byibuze kamazi mbaganirize umuziki ugeze he Zihorera. Tugeze Ntegerezo gatoya gusa. Okay nta kibazo. Hanyuma numvise ko ugiye kuva no mu ndirimbo ukaza no gukina amafilimi uraza kubivanga gute byose? Ibyo se ni ibintu byoroshye. Ni ibintu byoroshye cyane. Kila kazi yote urabikora nta kibazo. Umeze fresh wewe ndakwemera. Ubundi ikiza n'umukobwa nyine ujya mbere kabisa. Hanyuma se kuri BRCI mwamenye gute? BRCI. Sha nyine naramukoyenze. Ramukoyenze. Ariko umusika buga neza. Ntago arya kubyana se ntago yakatse kwiba. Reka dukomeze gatanyine gusa reka byibuse dusumikire n'abadutumyeho gato cyane nabwira ati simukira kuri YouTube channel BRCI ube wakirika subscribe usimukire no kuri God of Shop yake mwenyewe usimukire no kuri Turari ndetse n'abandi bafatanye ibikorwa turaje mu kanya gato yatumenye uko gahunda aziba zimeze Kiwafashe umwanzuro wo kuba waza ugakina filimi kuri BRCI? Nuko nari mbifitemo impano. Arifitemo impano. Mu buzima busanzwe harandi abantu bigeze kina filimi. Nibwo kambere giye gukina filimi kuri BRCI. Yego. Ko nzi neza ko ari umugabo ubutoroshye gukoresha casting kugira ngo mubashe kuba mwazamuka byagenze gute we kugira ngo akwakire nzi ko noherejeho benshi nabandi gutyo ariko bamwe bakagaruka abandi bakaba bakinjira wowe niriya bango bakoresheje ni impano impano ufite imeze gute ni yihe ndarenze yitwe gato ya gusa oya uzayibona iracyari banga ntabwo hasi ibintu byose ni ibanga je nta munsi numwe turahura ngo byuze nambwira ngo ngiye gutya kuki ukunda kubisha urashaka kubimenya mukanya gato akase cyane okay mumpere musaza mumpere gatoya none se vient sono ko zagiye hakaza umusatsi mwinshi none se ubu n'ubushake bwanjye kubikora gutya nyuma y'ejo ubishaka n'uburanzi n'ejo byakunda ariko ngo hari ukuntu nguru kubigenza ngo bitari ngo waneza sinzi bamutipe mu mwapfuye waneza iki se kandi ko ibintu bye byanjye byose nzi ko aba ari neza ya none se rya baby man
none se byagenze bitese ariko ikibazo cy'ibebi cyangwa shefu patron akubwira ati ibintu by'amabebe wapi ikibazo BRCI TV arakubangamira oya uratse neza ko ari umusaza ntabwo yambangamira kandi ngo arakubwira ati ngiye nimba ukina filimi wanjye nta bintu byo kujya kuzana kurya abana oya kubizi se Imana ikunda abagabo abana ariko se ubona imboga zaza zikagucika nizagucika ariko umuntu yari izawe ari izawe akabazo gatoya gusa mbere mu system ikora mubaza akantu gatoya njye kwese akantu kamwe umusore aguhaye ikofi undi akaza nta kofi afite wakunda nde muri abo ikofi none se akabazo k'amatsiko ubwo wa wundi uramutse umukunda ukunda wa wundi udafite ikofi hakaza na wundi ufite ikofi kandi noneho bose bagashaka kujya babitamo wabigenza gute babiri baremewe ubwo se urumva ibyo bintu biraza gushoboka bose bakabitamo sure okay genda umva bikaze ndi gize ubwoba babiri bose man iki nta birenze nta na kimwe kirenze kirimo abazanga ibintu byo gukura nyine ibintu byo gukora abasore mushaka kubamara amafaranga tu abaya nyine mboke nacyo dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro twatiriho ugiye kuza gukina filimi muri BRCI TV kandi yamaze kukwakira filimi iza kuza gusohoka bwembere uraza kuburimo yego uraza kuburimo okay papa uraburukina n'ingwise uzakina witwa nde Shade uzakomeza kwitwa Shade nibyo zina ryawe bwite cyangwa n'izina ry'akazi nibyo zina ry'akazi mu ndimi muri Shade no muri filime Shade kuki batahinjiye niko bishatse amumpera kamikoro gatoya dusezera ku bafana Shade mwakire gute muri BRCI Shade yanabonye ari umusista ubishoboye nase kumureba nkabona imirimo iri ahora nawe warogerese agari njye nawe warogerese ariko ameze neza fresh tu urabona ko ntari biri rwose iyo bamwe ku bafana nizere ko utaza kumwihugikana oya nta byagana okay abafanizi turi kubategurira filime nziza no gukora icyo tubashikanye bakore share na comment lore ukunda gukina lore turi gukina ku ngufu aya na lore ndimo ndi umurakare uzatuma agira ubwoba mu sister oya ngo basezere dutahe basezere abafanizi kinabwira turi kumwe nibagire irungu twe turahabaye okay nawe usezera kuno gato mudukoreshe comment nyinshi badukoreshe kandi tuzakina neza cyane fresh okay nganga kanyine musubiza imikoro zanje nanje insambabwira ati ni God official peke yake mwenyewe nkubwira ati asimbukira kuri YouTube channel BRCI TV umuhereze subscribe ndetse na share comment hafa ngaho kugira ngo ibintu nyine akomeze kuba yabitamo neza cyane bye bye.